yewe kamana we uno mwana yabaga muri urugo n'inshuro najyaga amagenda yewe yagukura mu byizerwa pe ariko uyu ni umwana pe urabona kiriya kibuno yewe reka mbyihorere hariya amashyamba gusa kada gira neza murumuna wawe afite ibitabo narebye nayo yose se cyangwa babukana be uri voka se izi ni voka izi urabona ashinzwe kumenya Imana igiye guhindura mu buzima bwanyu bwa buri munsi amin aya ni reposo berdota aya kandi wewe ko byakunaniye no kumubona yambaye ngo nawe ngarakaze kagenda avuza umurizo mu bapantaro gusa ngo nawe ngarakaze uriya ni bosi w'iki gipangu iyi bosi umva n'amakuru make utaroze uriya arakaze mubwire ko ubu ngubu aha muri iki gipangu ntabwo nishyura binamugora abandi bana mugira guhirwa njye se basi wazana umfasha wowe umva uzambwire niba ushaka pasi hano hari umutipe tubana hano mu gipangu umugore we ntabwo bashobokanye wambwira nkagutera pasi byihuse cyane gira vuba nk'uko umena nimero yego mana yanjye nimero si icyo nsaba iki wowe dupfa ko
mana wowe ntabwo inzu yambwiraga ngo tuzasohokane ku Gisenyi muri vakansi ngo buke uri seriyesi kandi uzajya yego mana yanjye byihuse mva tugomba kujyanayo uri umuntu wana nta mpamvu gusa ko urirebye wowe gusa. ese mukobwa bavuganaga iki na sheri nako n'umugabo wa mukuru wanjye Umva nyine ko ari umugabo wa mukuru wawe. kari wa mukuru wanjye se nyine urumva ari wa mukuru wawe Umva cyangwa urumva ari uwawe si umugabo wawe ari ndaya gusa wiki uvuze ngo iki madame ndavuze ngo wandaya we umva gusa ntabwo nyuzwe